none se ni gute ntatera umwaku umubyeyi wakwakira umaze kujya mu ngo 3 bapfa undi wakwakira ninde ababyeyi bawe bakubyaye bapfiriye rimwe ugiye mu rugo rw'abandi bantu nabo bapfiriye rimwe harya ubwo ugiye mu rundi nabo barapfuye nawe arapfuye buriya si yo ntajyayo si yari kurama wenda icyo gihe mfite imyaka 7 nibwo nari ntangiye kumenya ubwenge yego abo babyeyi baranderaga yari umugabo n'umugore ubwo tubaye abana be tubonye umubyeyi utaratubyaye mu nda yego mu w'ibihumbi 2 arapfa n'umugore bose bapfira rimwe mfata umwanzuro wo kujya kuba ahandi yego naho biranga ubwo nari mbonye ababyeyi bwa gatatu ubwa mbere barambyaye ngo bandere ntibandera ntibabaho barapfa ubwo ababyeyi barapfuye n'ababyeyi ba kabiri barapfuye bagize mwiranga nabo bagushize mwiranga muntu nabo urahagize barapfa umutima waragurutse umvamo yego anjyana mu majyaruguru kwa nyogokuru byara mama yego ngeze kwa nyogokuru ararwara icyumweru kimwe ahita apfa arapfa ndavuga nti ntera umwaku nta n'umuntu nzongera kujya mu rugo rwe ngo mareme icyumweru nkavuga nti kuki ari njye uheruka kwibere papa na mama bagapfa niba ugira ibibazo byo kubabara umugongo ibikanu mu mavi cyangwa se ukaba waragize ikibazo cya pararize ukaba utakibasha gukora siporo ndetse n'izindi ndwara zifata ingingo humura kuko genuine kunga therapy ari igisubizo cyo kuvura bene ibi bibazo mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa ukaba ukize neza. Genuine kunga ni abahanga bazobereye mu kwifashisha ubuvuzi bwa massage no kunga bijyanye n'igihe hifashishijwe tekinike mpuzamahanga. Sura iki kigo ku mashami yacyo ya Kimironko ndetse no ku Gishushu hafi y'akarere ka Gasabo bagukize mu gihe gito cyane usubirana ubuzima bwiza. Genuine kunga therapy, ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Ngo ikaze mu kiganiro inkuru yanjye twicaye mu Sunday Park Jardin nziza cyane turi kumwe n'uyu mudamu mwiza muri kureba ahangaha n'umwe mu bantu tugiye kuganira ku nkuru ye iteye agahinda, iteye amarangamutima bitewe n'ubuzima yaciyemo, bitewe n'ibyo yaciyemo gihe yabanje kunganirizaho gato cyane. Yitwa Gorette Nyirambarushimana Marie Gorette. Iri zina ngo yaryangaga cyane ariko uyu munsi asigaye arikunda. Uti ni ukubera iki? Uraza kubyumva mu kino kiganiro cyacu. Gusa reka mbaze nkubwe ku muntu wifuza kugura iPhone 14 akaba ari iPhone iri igezweho ku bantu bayifuza ku buryo buhendutse ko baba bagutangiye komande by'umweko ku ruganda rwa Apple. Uze guhamagara ku izo 781 iguriro bashe ko bagurira iyo telefone. N'ikindi wifuza icyo aricyo cyose gitutse nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa cyangwa muri Dubai, ubashe kukigura uciye ku iguriro, yaba ari telefone, yaba ari machine, yaba ari imyambaro, yaba ari amabiju n'ibindi bitandukanye. Uze kuduhamagara kuri iyo nimero. Ndi kumwe na Nyirambarushimana Marie Gorette. Tugoye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Umeze gute se? Meze neza, ndishimye, nageze ahantu heza. Yego. Najyaga nifuza kwishima mu buzima ariko n'uyu munsi ndishimye. Yego. Uyu munsi ndishimye, nahamagaye n'umutware wawe. Oya se. Ndamubwira nageze muri Edeni. Ni mu ijuru ni mwisi. Uraza gusengera rero. Nuko nta bushobozi mfite. Ubushobozi uzabaho. Gusengera bya gusa ikindi ni ijambo ryiza ukambwira ko mwakoze nashimye. Ngaho ntabwo ari gishimye. Ni Sunday Park. Yarakoze cyane, yakoze ibintu byiza. Ni ukuri rwose. Yubatse Edeni. Yubatse Edeni ni heza cyane. Ni heza cyane. Hari inyoni ndishimye. Najyaga nifuza umunezero none uyu munsi nanezerewe. Nabonye imbata, nabonye agasumbashyamba ni umusambi gafite n'umusambi nawubonye, ariko hari agakoko kagira ijosi rirerire karisha mu giti hejuru. Yego, gasumbashyamba. Wigeze kubaho utishimye se? Mu buzima ntabwo nigeze nishima. Nibyo namenye ubwenge, nta byishimo, nta munezero. Kumbona se ahubwo wishimye? Ndishimye kubera ko ryazina nangaga ryaje kuba ryiza. Wangaga ibihe? Nangaga Nyirambarushimana kuko nabonaga atari byo. Yego. Papa noneho njyewe nkirimenya nkumva ngo Nyirambarushimana.
nareba ubuzima ndimo ntaho nshingiye nkavuga nisubumba rushiye Imana bikantera agahinda nkajya inyuma y'inzu nkigunga cyane nkarira namara kurira nkihanagura ngo ntagaruka bakabona ko narize nabyo bikaba ibibazo reka duhite dutangira aho ngaho ubuzima bwawe ubuhamya bwawe inkuru yayitangira mu bwana gute ahagana muri 94 yego nari umwana ubwo ibyo bihe byantwariye ababyeyi bose ntoragurwa n'abantu mugira neza uzi papa yitwaga Rutuku Bizimana Jean Damascene ndamukunda cyane ariko ntabwo muzi ariko ni inzobe nkawe ni imibiri yombi umeze nk'umumetisi n'umutsatsi mwiza cyane none bakambwira ati so yari afite umutsatsi mwiza akogosha igisunzu umutsatsi wirabura ari inzobe yari umushoferi ukomeye yatwaraga ibikamyo abashoferi icyo gihe bari bakomeye perime yarikuye muri Kenya ibaze ariko ngo adukunda cyane ibaze ibyo bintu kubyumva noneho utarabonye urukundo rw'umubyeyi kandi yarakundaga abana be nagahinda gakomeye ngo agakunda abana biga bakaraba basa neza kuko nawe yasaga neza ubwo bakimara kumbwira ngo ari umushoferi ikindi kimbabaza nta mwana mu rugo n'umwe ufite perime narabyifuje kuva nkibimenya ko yari umushoferi mfite imyaka 7 noneho nkifuza kuba nakora no kuri vola ariko ntibyari gukunda kuko ninde se wari kuyima nta famiye nta muryango nta nunyitayeho ariko bikunze naziga imodoka hari umuntu wamaye promotion kunyigisha arambwira ngo azangisha iminsi 15 mubwiye ako gahinda ko nkagendana intimba ku mutima ambwira ngo iminsi 15 ngo ariko nubona amafaranga nubundi ninjye uzayaha nkakwigisha dukomeze rero icyo gihe mfite imyaka 7 nibwo nari ntangiye kumenya ubwenge abo babyeyi baranderaga yari umugabo n'umugore basize abana n'ubu nibo batwitaho ariko akadukunda uwo mugabo yitwaga Siridiyo akadukunda cyane akatubwira ngo muri abana banjye aratujyana twandikisha mwirangamuntu bandikaga mwirangamuntu muri 98 ubwo tubaye abana be tubonye umubyeyi utaratubyaye mu nda mu 2000 arapfa n'umugore bose bapfira rimwe mfata umwanzuro wo kujya kuba ahandi naho biranga ubwo nari mbonye ababyeyi bwa gatatu ubwa mbere barambyaye ngo bandere ntibandera ntibabaho barapfa ababyeyi barapfuye n'ababyeyi ba kabiri barapfuye bagize nabo bagushyize mwirangamuntu nabo urahagize barapfa umutima waragurutse umvamo nyuma muri 2003 ndavuga nti rero ntaho nshingiye kuko ntaho mbona nabo reka niyahure birangire uburetse gatoya nese wari umaze gupfusha ababyeyi bangahe babiri maze gupfusha ababyeyi babiri nderwa na musaza wanjye nawe udakuze twese turi abana mukurikira bwa gatatu twirera mbona ntituzirera ngo njye kuvoma njye gusenya nteke mpinge byose twirere mbega mukuru wanjye we yarigaga yize na kaminuza kutiga kaminuza byo noneho binkuraho umutsatsi nkavuga ni ubuzima nta handi bushingiye usibye kwiga ibi byararangiye wize secondaire se nibura nize tronkome njya kwiga ibijyanye na tourisme by'amahoteli n'ubukerarugendo TVET ibyo mbona ntari bubishobore mukuru wanjye akangira inama tugomba kwiga wa mwana we nibwo buzima urabona ubuzima bwacu twagiye tubutega bwagiye burangira buhagarara anjyana mu majyaruguru kwa nyogokuru byara mama aho Nyagatare papa yarahabaye kubera ko ari umushoferi we yageraga akabona ubutaka bwiza yaraguraga kubaka gutyo yari umuntu ushaka iterambere cyane ry'umuryango ngeze kwa nyogokuru arandera niga wa gatanu n'uwa gatandatu nkimara kugera mu wa mbere segonderi ntaramaramo n'igihembwe ararwara icyumweru kimwe ahita apfa arapfa sinakubwiye ko hari igihe umutima wamvuyemo ukaguruka ukajya mu mutwe abaye umubyeyi wa kangahe wa gatatu
ntera umwaku, ndavuga nti ntera umwaku, nta n'umuntu nzongera kujya mu rugo rwe ngo maremo icyumweru, kwirwa mbunga ndabiretse. Nahise numva umubiri wose ujegeye, inzozi zanjye zo kwiga zirahagaze, ngiye gusubira muri bwa buzima ntashaka. Muri icyo gihe cyose wabaye uzi gutera umwaku? Nabayeho nzi ko ntera umwaku, none se ni gute ntatera umwaku? Wowe urumva icyo gihe kiremo nawe wumve ko urumva ntateraga umwaku? Umubyeyi wakwakira umaze kujya mu ngo 3 bapfa, undi wakwakira ninde? Impamvu nishizemo ko ntera umwaku icyo gihe ni kagahinda k'ababyeyi, kuba naravutse ngo nderwe nk'abandi bana bavukiye amezi 9, navukiye 9, ariko simbone papa simbone mama. Ababyeyi bawe barapfuye. Wumva uwo mwaka ukuntu ukurikirana? Ababyeyi bawe bakubyaye bapfiriye rimwe, ugiye mu rugo rw'abandi bantu nabo bapfiriye rimwe, harya ubwo ugiye mu rundi nabo barapfuye. Yari kaka wenyine, isogokuru yarapfuye, nawe aramukurikiye, nawe arapfuye. Buriya si yo ntajyayo, si yari kurama wenda? Ni kubyibaza se? Yari kwiyongeraho nk'imyaka 20, akazafashaje ari ubusaza bumwishe, ariko nawe ugeze mu rugo rwe mutera umwaka nawe arapfa. Niko ubyibaza se? Wumva kuko warabateye umwaka? Nabateye umwaka. Wumva yutajya mu ngo zabo batari gupfa? Noneho bikagaruka kuba njya mu ngo zabo bagapfa, nkavuga nti kuki ari njye uheruka kwibere, papa na mama bagapfa. Buriya bo ntabwo ari njye bazize se wa mwaka wanjye? Kuki ari uheruka kwibera? Kuki ari njye? Ukumva ibyo ngibyo byaba byaturuka ese? Byose kuki ari njye? Nta cyiza na kimwe. Wibazaga kubera iki? Umva kuki sumva ari wowe byaturutse? Noneho impamvu numva ari njye byaturutseho, uwo mugabo watureraga yantoraguye afite imodoka 2. Yego. Ariko yagiye gupfa apfa nta n'imwe isigaye. Ibintu bigenda biyoyoka. Ako kantu ko nakibajijeho, ndavuga ntaho nagiye hose nta mahoro. Yego. Ibintu imodoka zigiye nawe arazikurikiye n'umugore, hasigaye abana, ariko baradukunda. Mbese gutekereza ikintu nk'icyo ngicyo ntabwo ikintu cyo kiremera umutima wawe, kumva ko wateye umwaka abantu bagapfa? None ko nabateye umwaka nkashaka no kwiyahura nanjye se ngo ntazagira undi ntera umwaka. Byaje kugenda bite? Waje gufata icyemezo cyo kwiyahura ute? Wumva guremerewe gute kugira ngo ufate icyemezo cyo kwiyahura? Numvaga nta buzima. Babaye 2, babaye 3. Yego. Hazakurikiraho nabandi. Ibyiza nuko nakwiyahura, bwa buzima buzandemerera imbere nkabucika hakiri kare. Yego. Nkavaho nkagenda, nazagira undi nongera gutera ibibazo. Yego. Kuko ubuzima bwanjye kwari ugufashwa. Kwari ugufashwa. Utampaye inkweto ngo nambare ntabwo ndi buzibone. Utampaye umwenda ngo nambare ntabwo ndi buwubone. Utamfasheje kubaho ngo miyo karamu, umpaho kuryama umpa icyo kurya ntabwo ndi bubibone. None ugiye kubimfasha urapfuye. Reka nsubire inyuma gato cyane. Ababyeyi bawe bose bakimara gupfira rimwe, bawe bakubyaye, wari umeze gute? Ngo tuza no kujya no ku bandi. Icyo gihe nari ndi mu modoka na papa. Yego. Noneho baramubwira ngo abashoferi bagenzi atari ku mudamu wawe bamwishe. Yego. Icyo kintu naje no kugikurikirana, naje kugikurikirana ngo menye yapfuye ate, yaguye wenda se mwanyereka n'umwenda wo yambaraga. Yego. Numvaga ninkubona nzawubika mpaka byiteka ryose. Yego. Icyo gihe papa bakimara kumubwira gutyo ngo warapfuye, nari umwana utangiye kumenya ubwenge, nzurupfu ku mutima ndavuga, ndarira mpabomba mibiki biranga. Mama niwe twabanaga isaha ku isaha. Nimba ari amata ni mama, nimba ari ibiryo ni mama. Niwe tunarinzi. Ndavuga niyo hapfa mama, iyo hapfa papa. Iyo hapfa papa ku mutima. Yego. Ndeko sinabyatura. Bari bakubwiye ko ari mama upfuye? Bari mubwiye numva mu idirishya mu kirahure. Yego.
twari mu gikamyo atwaye ibiryo ahantu baramubwira ati umugore warapfuye, umugore wawe arapfuye. Ku mutima ubwo umwana w'icyo gihe iyo myaka ubutangiye kumenya agahinda no kubabara. Yego. Mama niwe nari nzi, papa sinari muzi cyane. Yego. Ariko ndibaza nti koko mama kare wampaga ibiryo ari we wamparabyaga wagira gute. Birangira na papa apfuye. Birangira na papa apfuye mu gihe gito cyane. Gito cyane. Hashize igihe kingana iki mama apfuye? Hashize nk'amezi nk'atandatu. Na mama na papa aragenda. Icyo gihe se wumvise umeze gute? Papa arapfuye, mama kubera ko icyo gihe nubwo nari kumwe na papa yari afite aho akorera, byarangiye ansigiye umuntu amusigira ibyo yangaburira ari birayi ari biki byose, ati uzite kuri uwo mwana. Uwo muntu noneho niwe wanjugunye, ntoragurwa n'uwo wakoranaga na papa wari ufite imodoka. Yego. Icyanshimishije nyuma kikazambabaza, yego, banshyize muri kabine yari Toyota, yari Daihatsu. Yego. Bari bafite Toyota na Daihatsu. Banshyira muri kabine mu maguru y'uwo mumama y'uwo mubyeyi. Yego. Barankikira, numva ni byiza, naragendaga ndeba imbere, numva ndishimye mbere kuki batankiza inyuma mu bandi bana nabo barafite abana tungana. Yego. Ni n'abanduta barahari banduta. Yego. Numva ndishimye, bampaye umutima wa kibyeyi, nibagirwa na bya bindi maze iminsi ndi kuri. Yego, gupfusha papa, gupfusha mama. Yego. Mbonye ababyeyi. Yego. Icyo nicyo naje gutekerezaho nanone. Ko bamfashe neza bakanyakira nkaba bateye umwaku birara. Bese abo ngabo bahise bapfa nabo? Bapfuye mu 2000. Ibihumbi 2000. Mumaze igihe gito mu bana. Icyo gihe tubirambure. Ukimara kumva ko bapfuye, umva papa na mama barapfuye, bapfira igihe kimwe, haje no gupfa papa na mama nanone bandi. Papa na mama nanone bamfashe neza. Papa na mama bamfashe neza cyane. Ubwo n'ababyeyi bawe ba kabiri beza bankoreye ibyo papa na mama yari gukora. Wabayihute? Nabayeho mu buzima bwo kwiheba no kwigunga. Muri ubwo buzima bwo kwiheba no kwigunga, mu bibazo njya gusenya nkajya kuvoma, nkamenya ko ndajya no ku ishuri. Yego. Kandi nasize ibyo mbikoze. Mukuru wanjye nibwo yarebye aravuga ati hoya, ibi ntabwo byazakunda, nta buzima bwazavamo, wazisanga no ku muhanda. Ankira mukecuru ngo we ambungabunga. Tutarajye kwa mukecuru, mujye gushyingura bababyeyi banyu, icyo tutajya bibagirwa n'iki? Ikintu ntajya nibagirwa njya kubashyingura. Yego. Ni n'ubwa mbere nari ngeze kumva bamanuye isanduku bayishyiramo hasi, noneho ngewe nkagira nenda arakorora se, arahaguruka aranyeganyeza iriya sanduku. Ubwo icyo cyizere nicyo nari ndiho. Yego. Ariko ikintu cyambabaje, barunzeho itaka, bamaze kurundaho itaka bateraho ziriya ndabo. Yego. Ikintu cyambabaje mu mutwe wanjye hahise yandikamo ngo ntuzongera kumubona, ntazagaruka. Mpita numva ndababaye cyane ko hagiye atazagaruka. Kandi yari ababyeyi bawe nabo batagarutse, nabo ntibagarutse, none n'undi ntazagaruka. Icyo kintu cyarambabaje. Ku cyakebe ibibazo, hari ibintu byagiye bimbabaza mu buzima aho ngeze aha, ariko ibintu byo kubura ababyeyi kabiri gatatu. Yego. Byiyo mbyibutse, nubwo naba ndi mu rugo, nubwo mfite umugabo unyitaho cyane mu buzima. Yego. Mbega ibyiza bizamubeho cyane. Nuko ubugize gutya rero bakujyanye kwa nyogokuru. Kwa nyogokuru. Ubuzima urabutangira bumera gute? Ubuzima buza gusharira gute rero? Kubera ko rwari urugo rudasaba ibiryo. Yego. Kandi umwana wayishakira ibyo kurya. Yego. Numvisha ari ubuzima bwiza. Bwose burakuryohera. Burandyohera. Ntangira kubagirwamo gake agahinda kaba ababyeyi ba kabiri. Nanone naho ahubwo agahinda kagiye kunyica noneho na kaburundu. Aho nibwo nahise nisetingamo ko ntera umwaka.
gute nkurura aba mbere n'abakabiri n'abagatatu noneho bibaye burundu. mbwira bakubwiye ko nyogokuru yitabye Imana wari umeze ute? Narababaye cyane, ntabwo wabyumva ukuntu nababaye. Wowe ntabwo nakwifuriza ko bikubaho, ariko iyo ubuze umubyeyi uba wumva ubuzima bwawe burangiye. Nawe ibaze ko nagiye gushakisha ko nta na kenda katakaye aho hantu. Nabajije amakuru abahatuye, barambwira bati ibyo byarangiye kera, nta nubwo twamumenye. Nyogokuru wasubiyeyo vuba se? Icyo gihe mva mu Ntera nahise njya mu majyaruguru. Ubwo kubayo niko gukomeza kubaza amakuru. Ese mama na papa bari batuye hinaha ngaha, byari bimeze gute, byarangiye? Barambwira bati mama yari umuntu mwiza cyane, akunda abantu, azi kuganira, ariko byarangiye apfuye. Ese yaguye? Barahandangira naho ujye kuhareba. Naho njya kuhareba, ariko nkubwire ngo iyo tariki 26 z'ukwezi kwa 4 bambwiye, ntabwo njya nyibagirwa. Ntabwo njya nyibagirwa. Najyaga njyayo, ariko ubu ntabwo mperukayo. Yego. Nkajya aho hantu hafi yaho hari agashyamba, nkahareba. Muri 1994 bamwishe nabi. Mubyara wanjye niwe wabimbwiye. Bamaze kumwica, bamushyira hagati y'intusi ebyiri, bamera nk'abamubambye. Yarahetse umwana witwa Valentine wankurikiraga. Wagukurikiraga? Ndetse nubwiye ko ari wowe uherukaga kwibera. Nese ko atabayeho? Ntabwo yabayeho nawe nyine. Yego. Ahubwo se ubwo urumva we naramubaniye? Iyo ntamubanziriza uwo mwana ntiyari kubaho. Kuki ubitekereza gutyo? Numva udafite ikindi kibazo wowe? Ikibazo cyo cyambayeho. Kuko urumva abantu bagiye kubera njye ni benshi ahubwo. Urumva atari benshi? Reba babiri ba mbere papa na mama, urebe babiri ba kabiri umugore n'umugabo. Uno mwana rega njya mushyiramo, urebe mukecuru. Ariko gore nk'ibi bintu ni ibintu wagakwiye kutangiye kwikuramo. Urupfu ntabwo twebwe turutera, ntabwo ari umuntu urutera. Byanze bikunze bapfuye kuko bagomba gupfa, kuko cyari igihe cyabo cyari kigeze. Ahantu yego turagera nkakubwira ko rya zina nangaga, nkumva ko ntera umwaka ntari Nyirambarushimana, ahubwo ryari ryo. Gute rero? Mubyeyi yanyise neza, Rutuku yanyise neza. Rutuku shoferi. Yego. Yanyise neza. Nari igihe kigera amarira agashira. Ariko ndakubwiye ngo aho hantu kuhagera n'ubundi ni ama episode. Ni ama episode bisaba kukubwira uko nize, nkiga bigoranye, nkakubwira. Twagiye uduhe mu ncamake. Mu ncamake. Nize tronkome bigoranye cyane. Narirwaga n'umushinga bita CCF. Bakampa amakayi, bakampa amakaramu, bakampa amavuta yo kwisiga n'amasabune ya sante, bakampa n'itiki. Nazataha bakampa indi tiki. Ubwo urumva Imana idatangiye kungirira neza. Ubwo niga tronkome nyisoje sinatsinda, ariko barankurikirana baravuga bati twakwigisha umwuga ari ugusukura hitamo, ari mekanike, ari hoteleri. Babyitaga hoteleri icyo gihe. Ndababwira nti ngiye ndiga hoteleri. Bakakubaza ibyo ugiyemo urabishaka? Ndabishaka. Tubwira impamvu rero ubishaka. Nabaye mu rugo rurimo umubyeyi wize ibintu byo guteka mu wa 8, yabayeho n'umubikira wa mama wapfuye. Umugabo yamushatse amukuye mu kibikira. Yarazi guteka cyane. Ndababwira kubera ko yatekaga nkabikunda. Ibintu byo guteka ndabikunda, kandi nkunda kubana n'abantu kugira ngo nibagirwe ibikomere byose. Niko nabasobanuriye. Nkunda kubana n'abantu, nkaba ahantu hari abantu bakamba hafi. Ubwo rero niyo mpamvu nyembi hisemo.
baravivura ati impamvu tubwiye niyo cyane irumvikana. Njya kwiga niga i Rwamagana, umve Nyirambarushimana banshakira na stage kuri Avega i Rwamagana, ahantu hatuje hari umutekano nta stress, hakorera ababyeyi cyane. Bari ababyeyi n'ababyeyi beza, turakorana stage ndayisoza, ndi gukurikiranwa na wa mushinga, izina ryanjye ritangiye gukora. Nari nzi ko hanjye harangiye ariko ndazutse, ubu ndazutse. Barambwira bati rero ubwo usoje stage tugiye kugushakira akazi. Banyohereza kuri moteri kuri Stivari, ndagenda ndakora, ariko nyuma nza gusubira iwacu. Nsubiyeyo bati akazi kawe nta kagihari, twaragatanze. Ariko nkaba nari maze ibyumweru 2 mu rugo, ubwo nsubira mu rugo. Ubuzima bukomeza gutyo, ariko bakazi karahagaze, nta kazi ngira. Uyu munsi irya zina ryawe usigaye urikunda? Nari nzi ko ahanjye harangiye, impamvu nkunda iryo zina ntabwo mba nkiriho. Nyirambarushimana hari benshi biyahuye pe muri icyo gihe, no muri iyo myaka yanjye kwiyahura byarashobokaga. Ariko impamvu ndikunda, nararyanze ngeze aho ndikunda kubera ko ari ryo rishobora kuba ryarambaye motivation yo kwanga kwiyahura. Ko mbarusha Imana ko imbere ari banza umbwire ubuzima bwaje gukomeza. Ndabona wambaye impeta, waje gushaka. Ndayambaye. Yego, waje gushaka, wagize Imana, bona wamugisha umugisha. Nta bikomeye cyane, nta byinshi dufite, ariko dufite amahoro mu rugo. Yego. Naje gushaka, nshaka mu rugo rukomeye. Yego. Mbyaramo umwana witwa Mushimira Imana Saint Marie. Saint Marie mukunda cyane kuko mu nzozi zanjye yaje akenewe. Yego. Yarampojeje. Nubwo nashatse bitemewe, ariko nabonyemo umwana. Yego. Mwiza. Simbona wambaye impeta se? Munini ndaje turayigera impeta ni y'agaciro. Niyo nozi byomba. Mba nyambaye niyo ndi gwiga. Ewe. Nubwo yagwa ahantu ntazi. Nayihumurirwa. Yego. Iyi mpeta ni y'agaciro cyane. Uwayiguhaye yubahwe. Yubahwe cyane, yubahwe. Yego. Urwo rugo naruvuyemo, ariko urwo rugo nabyayemo uwo mwana. Washatsemo bwa mbere? Mfite abagabo 2. Warucanze buri. Washatse bwa mbere, ushaka n'ubwa kabiri? N'ubwa kabiri. Ariko iherezo ni iryo. Ubwa mbere nuko byagenze bite se kugira ngo uruvemo? Byaranze kubera ko uwo mugabo yari umugabo, wenda sinamubere umwana mwiza, ariko buriya imyaka niyo ituma iduha kubaho. Yego. Mushatse afite 22, afite 54. Yego. Gira umubyeyi. 54. Gira kutaga. Naramutinyaga ubyumva. Yego. Yewe numvaga urugi ruvuze nti ni waraje, nkatangira guca bugufi cyane mu mutima, nditsimba he. Umutinyiraga iki se? Nyine nabonaga ari umuntu birenze no kubaha. Yego. Yari umubyeyi wawe. Nkuko bavuga ngo dutinye Imana. Yego. Birenze kubaha, nyine urabyumva. Kuki washatse umugabo ukuruta gutyo, ugukubye inshuro 2 zirenga? Hari ubuzima twiba twibwira twebwe ko ari byiza. Yego. Ariko bya bindi byiza witeze ntibiba ari ibyawe. Ntabwo bwari ubwanjye. Mu nzozi navugaga nti nzabona umugabo ufite imodoka. Byose yari afite amafaranga. Afite ku mafaranga, afite ikofi. Yego. Umuntu ufite imodoka. Yego. Ariko twabyaranye umwana mwiza, ndamukunda Saint Marie. Ni umuhanga. Abo wa mbere no kuzamuha promotion ukamwakirira hano hantu. Afite imyaka 8, yiga mu wa 4 kuri Sentane Rukomo. Yego. Rukomo Nyagatare. Ni ikigo cyigisha cyane. Birumvikana. Nese ibyishimo bibuze gute muri urwo rugo? Muri urwo rugo ntabwo twahuje. Ntukajye ku muhanda, dore uhagaze ku muhanda wabaye nk'icyapa uragira ngo abasore bakurebe. Yego.
ibintu byose ukoze muranyuranye nakoraga iby'abato kandi ashaka ko nkora iby'abakuru yego ubwo urumva byahura ntabwo byavamo byanze kuvamo nza gufata umwanzuro kuba muri iyo myaka 5 twabanye ubuhamya bwanjye n'ubuhamya bwe biratandukanye avuga ko namunaniye ariko njye nkabona ntaramunaniye bwari ubwana pe niwe mugore mukuru we oya kurumva yarakuze cyane uri umwana ntabwo ari njye mukuru njye ndengwa n'uwa kabiri njye ndenga n'uwa kabiri oya abandi bagore barekiriho se nta n'umwe urapfa ubwo byemeye gute gusanga umugabo ufite abandi bagore sinakubwiye se bya bintu ibyifuzo byacu yego kandi ibyo twifuza ko ari ibyacu atari ibyacu yego none se hari akantu nigeze kumbwira twagize intazibana zidakomanya amahembe twagize gato tushwanaho biba ngombwa ko hari umuntu utubwira ati mbasezeranye bigira inzira umenye ko ari umugore wawe nawe umenye ko uri umugabo we yego ndikiriza vuba ndavuga ngo bagiye kubikora aka kanya yewe mba umugore w'isezerano yego araceceka tugeze mu rugo ambwira akantu keza kandi yagombaga kumbwira ariko kanshenguye ntazibagirwa nzabwira n'umuzukuruza yego ati ngo dusezerane iki se wazanye ibiki se wakoreye itafari se iki igipangu cyagikoroteye kiriho porotayi byo byonyine n'umurima bampaye w'umurage w'ababyeyi ntabwo wagura porotayi n'amatafari ahiye n'urugi rw'inzu ye ntabwo warugura numva ibyo bintu ambwiye nibyo guhuza burya abantu bahuza ibyo bafite waje guhita ufata icyemezo urabutereka nduvemo nitekerezaho ndeba ukuntu yambwiraga ati nujya iwanyu mu rugo kwa musaza wawe iminota 15 irahagije ndaguha umuntu nizeye nzi umumotari nzi akujyane kandi nakuva iruhande ndavuga ati ibintu nzabishobora mu gipangu naho ngaho ariko rero nakundaga abantu kuba mu gipangu ntabwo nari kubishobora nari agasazi k'Imana nkajya ku muhanda nkareba abantu nza gusuhuza muramu wanjye ahantu nanone naje kuvuga nti bya bintu burya ni seri yego arambwira ati ati se usigaye wirirwa ku muhanda yego ngo bawuceho bakubone baceho bakubone wabaye icyapa ku muhanda njyewe najyaga nkora utudefo yarambujije kujya mu muhanda none urebe ko umunsi yambwiye ndi bujye ku muhanda cyangwa ndatarasamo nkakata mu mujyi ako kanya nahitaga mfatwa najya ku isoko nahura n'abamama n'abasuhuza batureze hari umumama witwa Jose mama Joyce yamenyeraga inkweto akamenyera imyambaro mu gihe cyo kirangiza kwiga ntabwo nigeze mbura ibyo kwambara ariko mbere nyine byari ibibazo umuntu yambara umwenda akazawukuramo wacitse nari mfite akada kageze nk'ana arwaye ikibare ubwo nyine byaragane bitoyoka akaza akishranyaho ibihugu nyine bya bintu by'imikori bizaho ngo bafite ikarita ya Afurika ubwo ku kibuno nyine amadirishya akaza ariko kirangiza kwiga Jose yampaye imyenda myiza mba umusirimu kubera ko ntabwo yarabyibushye cyane kandi yari muremure cyane utwamaga twose twarankwira afite utujipo twiza tw'utumini tw'utuduruwate n'udukweto twiza tugezweho bize ko watapfuye ariko wariho niyo ndize ndamuririra yego Imana imuhe gukomera no kubaho byiteka arambe yego ntazapfe rero ngo uzabwe ngo niba muto yatumye ngaragara nize yego n'uwo wambonye wambyaje nawe yambonye kubera ka gasura nakuye kuri wa wundi wanyigishije kwisirimu none se yo nisirimu yari kumbona ko yari umusirimu muze gutandukana n'umugabo gutere ubwo ngubwo ibyo ngibyo ntabwo mbicamo cyane kubera igihe dufite naje kwifatira umwanzuro 2016 ku itariki 5 z'ukwa 11 yego ndavuga nti burya kuba yarambwiye ati isezerano ibyo wakoreye ngiye gusubira inyuma
mbanze mbikorere kuko naramubwiye ni n'abasore basezerana n'inkumi ntabazi ngo afite n'igikwasi ntazi ngo mu rugo hariyo 50 cyangwa igiceri cy'ijana usibye urukundo byose bingaragariza ko nta rukundo yaramfitiye. Hari ijambo yageze kumbwira ngo icyo nashakaga n'umwana kandi ntabwo nari kumbyana n'umukecuru agomba gushaka ugifite amaraso. Yego iryo naryo ndaryibuka. Iryo joro naraye nicaye kuri esikariye ndabitekereza saa 7 ziragera nabaraga amasaha kuko nari ndi gufata umwanzuro finale. Nta n'umuntu nagishije inama, nta n'uwo nabwiye ngo ndagiye, nta n'uwo nabajije. Uko nambaye uko nguko kukomeza uko nimba ari inkweto nimba ari ijipo niko nahagurutse. Yego n'umwana wamukura mu rugo rwe nigeze kwahukana mujyana kwa musaza wanjye twari twafite akazu nyine k'ubupfubyi k'uburushyi mbamo. None arambwira ati nkuhaye amafaranga yo kumurera yajya aribwa n'abana ba musaza wawe uwanjye akarwara bwaki. Umwana yavutse arya inyama n'ifiriti n'amakaroni na mayoneze ngo ugiye kumujyana ku isuka. Nta mwana ujya uva muri urwo rugo, bose barererwa mu rugo rwe kandi nta nyina bafite kandi babagore batandukanye. Nta n'uwo yabyayeho abana babiri ngo babe babiri. Umwe akabarera nyine nk'abazungu. Itariki 5 z'ukwa 11 2016 ndahaguruka ntubu ndagiye. Yego ariko ndaruhukira mu majyaruguru kwiyahura ko nararangije narasinye. Nta mugezi uzambona, nta kinini nzamirana, nta mutinzi. No gutera umwaku umvaga birangiye. Yego utagitera umwaku. Ntagitera umwaku. Yego nuko kubera ko maze kumenya kwifatira icyemezo. Yego ariko uriya mwana nawe yaraje ndavuga nti ntureba iyo mfase nakuzabye umwana nk'uyu. Koko ese murabana se umwana abakwase ntabwo yamuguha. Yararahe ntawe yaha umwana. Yego no kunsura ntiyahakandagira. Reka nyine hari umuntu uba ufite, buri wese uba afite uko ateye uko. Umwana arishimye se? Umwana ntiyishimye, azi nimero zanjye mu mutwe, ari gihe mvugisha akambwira ati ariko mama uzaza untware. Ntiga nubwo ubu wa mbere nituzagenda mu buyobozi babone ko ubu wa mbere noneho bakume bazavubona ko ibyo uvuga bifite ishingiro. Ariko anniversaire ntago njya ninyibagirwa. N'umugabo tubana arabizi ko ntakwibagirwa anniversaire y'umwana. Nawigeze nkoreshereza anniversaire. Ubu kuri anniversaire yanjye ejo bundi kuri 23 z'uku kwezi hagize ungurira na fanta akampa n'akabenye. Yego najya mu bicu bazakaguha bazakamerwe. Vuga nimero yaho umuntu hita kohereza 83 akabenye kageze 601 7 fantigezeho murakoze cyane. Joyeux anniversaire. Nuko sasa rero twari tugeze ku mwana wawe nari celebrate anniversaire y'umwana. None umugabo mwaje gutandukana birumvikana yemetiza gute? N'imyenda ndayisiga, ibintu byose ndabisiga ndagenda. Mbega namenye ko buriya ikintu cyose n'ukwihigira. Nifi ninjya kuyirya nzamanzanya irobe kabisa. Natekereje bya bindi imyaka 5 mazemo ndavuga ni burya ntabyo. Ngezeyo mbayo amezi 2 ndagaruka. Ubwo haciyemo akantu nyigenda avuga ati ntabwo yagenda cyo gusa abasore baramujyanye. Yego habaye agashya ngarama kubera mukuru wanjye bigarama barahamagarana hose bahamagana bapresiza noneho n'umuntu washatse ntamuzi. Sasa naje kumushaka nyuma ngo ndebe isura ye mu mbere. Mvayo ndaza njya gutera mahane ngo bampa umwana tubane ko numvaga ari bwo buzima bwanjye. Barandika bati umwana we ntawazabona, nta bushobozi afite bwo kumurihira ishuri bwo kumwambika bw'iki. Ndavuga nti nta kibazo aho ari apfa kuba ariho nzabana nawe uko bimeze kose. Nyuma rero hari Imana itanga ibyiza. Nimba ari Imana yabikoze, nimba ari abantu babikoze, ntabwo mbizi. Njya gusenga nsaba ko nabatizwa muri ADPR. Barambwira ati umugore wa 2 gatatu wowe wabatizwa ute urindaye. Yego bahise bakwita indaya. Ndarabimbwiye ku mugaragaro.
wowe uri indaya ntaho ushingiye nta sezerano ntaki ntabwo twakubatiza bariga bwa mbere bambwira gutya ati ntubatizwa ubwa kabiri abambere bavuye ubwa kabiri bariga ndagenda ndiga bageze ku mubatizo ngo umushumba yavuze ngo ntubatizwa ndongera ndasibira njya kwiga bakurikiye ubwa gatatu njya kwiga noneho ngiye kwiga bagiye kubatizwa nkigerayo bari bamenye ariko mbateza ibibazo nsanga bose babahaye amakanzu bambaye mbura ikanzu yo kwambara yo kujya mu mazi ndata nsubirayo uko bavuze kwiga umubatizo uvuyeho bafata abandi bazabatiza ubutaha kuko washatswe n'umugabo bafite abandi bagore se nese nimwe mwaratandukanye narababwiraga ko twatandukanye nimba ukwanjye ariko hagati aho kugira ngo mbe hafi y'umwana bamaye inzu yo kumurereramo sasa rero muri cya gipangu cya wa mugabo ntabwo watwara umwana wanjye hanze utazahura n'abagabo utazagira gute ugomba kuba mu gipangu cyanjye aho ndeba umwana wanjye ariko utakiri umugore wawe ariko ntakiri umugore we imyaka 3 n'amezi 6 yego mbamo muri ghetto nakiragamo matora gusa nyine nakazu karaho mu gikari nk'igikoni yego kugira ngo ujye ureba umwana ndeba umwana wanjye sha yego sikari urugendo umwaka wa mbere ndawukubita bateri kuri ya mugore n'umusazi aba mu gipangu cy'umukire ngo arye gusa icya mbere ntibabana akurikiye ibiryo ntandi yabikunda ntacyo mu bivuga ariko ngenzi icyo ndiho wenda umwana yongera imyaka 2 umwaka 2 gutyo aba yatangiye kumenya ubwenge yako ni nabyo ndayikubita iyo myaka kwiherezo ndahindura ntiburya ntago nzongera kwigira handi nigiraga njya bwa gatanu njya kwigira ku yindi paruwasi mu wundi mudugudu yego none se ko bavugaga ngo abandi bagirira neza nanjye reka njye kuyiga igirire neza nako ndashaka ko tugira ahantu waje gushaka undi ubwo aho niho nabatirijwe noneho ku munsi nabatijweho ku itariki 22 z'ukwa 11 2018 n'icyenda wafashe mutwe 2019 irakomeye cyane iyo tariki noneho ndashima Imana mbabwira urugendo nanyuzemo ko na mbere ndi umwana niga secondaire mu wa kabiri nashatse kubatizwa bikanga inshuro 7 niga zari zibaye 7 wumve ko ntacitse intege ariko ubwo hari impamvu hari igishaka guhinduka ku buzima bwanjye kugira ngo ngire kwizera ko ubuzima bukomeza uwo munsi uwo muhungu nibwo yambonye umuhungu mwiza oya se yakombitse meta se hari nindi yanyambitse ariko bararengo ya fiançailles ari akantu ni keza mbambona bakamba ari keza ariko twe ntabwo tubyemere ariko ni keza yanyambike 5 yego ujye gukira arakubonye ambona ndaho nshimana mbabwira ko nawe imfubyi Imana ikandindira mu mfubyi nkaba muri urwo rugo nitwa indaya Imana ikandindira muri ubwo buraya nkaba ngeze ku munsi wa nyuma nkaba mbatijwe kubatijwe kuzwa kwanjye rero ndababwira ntimbabwire narabiharaniye nagakiza Imana impaye ngiye kubaho noroheje ubuzima nimwumva ngo harona bangame cyangwa harona tutse muzabimpanire ubwo mbitambutsa gutyo nshima Imana impfu yantambukije byose umuhungu araho ari kureba ngo yari yicaye imbere ku ruhimbisha nta n'uwo nabonye kandi ni inzobe we nabonaga abapasiteri abantu bakomeye cyane nta n'uwo nasuhuza mu ntoki ngo azakire naho harimo uwambonye harimo uwambonye nuko ndataha ashaka nimero zanjye abarimu barazimuha arampamagara aranganiriza kuri telefone birangiye ati ndifuza ko duhura ariko abinyuza ko duhura mu kidiyakoni mu bapasiteri n'abarimu bo baranganiriza bisanzwe ngo ariko ngo harya ngo ko wavugaga ngo ntuzongera gushaka udasezeranye ngo buko hari umuhungu watubwiye ngo gushaka ngo ariko nta mikoro afite mumbabarire niriya kanzu ni nziza ni na kera koza nicaraga imbere y'abageni ngo nyirebe nayambaye ntago nabyemera nta n'ijana mfite nta n'igihumbi ariko ngo nshaka ubukwe ati ntacyo duhure tuganire byose birashoboka banyohereje aho ari
turagenda ndamubona turaganira ariko yego ku munsi wo kubatizwa kwanjye numvaga mfite ibyishimo mfite umunezero ndavuga icyo nakiriye muri iyi minsi icyo sinarekura yego nubwo wanca ukuboko yego uyu muhungu no wanjye paka sinari nzi gutereta ngo mubwire imitoma mwiteretere ariko nashimishijwe nuko nasanze afite urukundo yego urukundo yari afite yanyeretse nararubonye uwo munsi nanjye numva ndamukunda niki se gukora uwo munsi kumva ko kubonye urukundo yambwiye amagambo meza ahumuriza umutima yego arambwira ati burya ibyo wavugaga byose nanicaye harandi gufotora narabyumvaga byose njye rero kugukunda ntugire ngo nibyo nkukurikiyeho kandi wavuze kuri umugore kandi w'umuntu ukomeye kugutinyuka wabonye ko nanyuze mu bayobozi ntabwo rero kuza imbere yawe ngo ngo ndagushaka ngo ndagukunze atari ku rukundo ndarufite ni njyewe umuntu nshaka ni umuntu utantera ibibazo unkunda akanyumva akampumuriza ati rwose nzabikora kuko ni njye wizanye ntabwo ari wowe wampamagaye ati ubukwe mu mezi 2 noneho namwitegereza nkabona nakofa afite nta na smartphone yari afite kandi urumva urwego nari ndimo nigeze kugira ibiro 82 mba muri urwo rugo kubera kurya neza umeze neza nayo mfite smartphone aho ngaho WhatsApp hafi aho ngaho ariko numva nshaka urukundo ntashaka baba ndi bumungana hata amezi 2 uno muntu umbwira ubukwe bw'amezi 2 mbona nta mafaranga ariko nkibuka ko bajya bavuga ngo Imana ikora ubukwe yarabukoze twagiye kujya gusezerana ku murenge kandi ubwo urumva sinabanaga na wa wundi nsanga y'ikirego umugore yaribye bavuga wowe njyewe nibye uwo mugabo sinagiraga urufunguzo rw'inzu ye sinagiraga urufunguzo rw'igipangu cye nagiraga ahantu nacaga akarongozi nkinjira ku buryo mpura na ya geto yanjye ndababaza nti se napfumuye inzu ati hoya banditse twarabaze bigera miliyoni n'ibihumbi 200 ibyo nibyo si ibintu usa amafaranga nateruye mu ntoki ni ibintu bifatika intebe za saro imifariso amagare amamashina doda ariko uriya yambereyeho umubyeyi gatoya yanyigishije n'imashini kudoda angurira n'imashini kandi tutabana urumva rero yateguye imbere kudoda ubu ndabizi yanguriye n'imashini ndayifite ariko ako hantu kuza guhagarika ugusezerana kwanjye habaye habi numvishe mbabaye ko atashakaga ku mwana namumurekeye kuki anyitambika biza kugenda birahagarara ubukwe burahagarara mariage civile irahagarara manze nishyure ndishyura iki kandi ko ntabyo natwaye pe yagira ngo bihagarare nyine nta gaciro kandi nawe ntiyari kunyemera kandi na wa musore yari kuba yijyanira abandi ndavuga ni hoya ntibishoboka ndatuza gusa hashize iminsi nsubira ku murenge mbabwira ikibazo cyanjye mbabwira uko nabanye nawe baravuga bati rero andikisha izindi tariki noneho turebe uko bizagenda ndavuga nti hoya sinakwandikisha itariki ahubwo ndagura umunsi wanjye batufite amafaranga ndishyura turishyura twarajyanaga naramubwiraga ntihavutse ikibazo kinini ku murenge bakaba arahageze turishyura dupfa kuba tubyumvikanaho byo dukora tubizi nari mukuru nawe ari mukuru ntabwo yari umwana birangije igihe cyo gusezerana kiragera urumva ibintu byose twabikoze bujura tujya mu murenge abishaka nanjye mbishaka korona biteyemo itangiye kugabanyuka 2020 mu kwa 9 ku itariki 20 yakanzura yambaye uzi ko nambaye n'umukenyero bakajyaho n'ibintu biteze gutya bya bindi nkunda by'abantu babyina ndavuga ni uyu munsi sinawusiba nabonye ubwo kuva navuka noheri nakubwira nabonye izindi nabaga ndira
no muri urwo rugo rukiza inyama nushaka kugarika inka yego ariko nta mahoro nta mahoro mu mutima. nigeze gusiga amahina yego kuri Noheli yego anyereka abantu bose bo muri karitsiye ati biriya ubundi abisiga niba abandi bafite ibyo bakora iyo ucuruza urwagwa ushyiraho urukoma bakamenya ngo ari urwagwa wacuruza ikigage ugashyiraho ishaka ngo bamenye ko ari ikigage wapima inzoga izi za pirimusi ugashyiraho icyapa cya burariro ati nawe yagishyizeho ngo arangize ngo akate inyama ngo ziteke ngo nzirye yego kandi ubwo ndi muri urwo rugo yego nk'umugore izo Noheli zose zabayeyo buri Noheli nzibyayo buri Noheli nzibyayo buri Noheli nzibyayo zabaga ari mbi cyane yego kuko hari Noheli bakiriyeho umwana wanjye yego turi mu nzira ametse kuri moto arambwira ngo nashatse abagore ariko mu bagore bose nashatse wowe uri mubi uri ikigoryi nta bwenge ugira yego nzizi iki ngo nagiye muri saro gukaraba mu mutwe sinari nemewe sinari umudiyakoni ariko nari mfite umusatsi muremure ugera mu mugongo nari kujya gufata nkajya mu rusengero ntakarabye no mu mutwe yego ubwo twasaga n'abagiye gukererwaho gatoya ariko nimba dukerewe buriya hari ukuntu twara umuntu utamubwiye ngo ni igicucu ntabwo ni wa mugabo mukuru uwo ni wa mugabo mukuru ni za Noheli ndi kukubwira buri Noheli uyu munsi ufite urugo rwiza tugana ku musozo uyu munsi uwo wanyambitse impeta ebyiri iy'urukundo n'iya burundu mpaka dupfuye yego ni amahoro iyo tuburaye tumenya ko tuburaye yego jera nta kazi ifite nakubwiye ibyo nize nta n'ak'isuku mfite ariko ndagashaka yego bakaguhe mu mpakazi mu mpakazi nkora isuku hano hantu heza n'ahandi nakabona nagakora mperutse kujya kwaka akazi ahantu kuri resitora nziza ifite jaride barambwira bati hariyo akazi k'isuku barakanyima jera kandi ari maze iminsi bansohoye mu nzu yego urumva kwishyura umugabo sakora iki ni ikibazo umugabo arubaka yego ariko ni bya bindi by'uturaka ariko iyo ibirayi byabonetse tubirya mu munezero amahoro yo mu mutima yarayampaye we niyo atuma meze gutya wumva utagitera n'umwaku oya ntabwo nkitera umwaka izina ryararyoshye jera yego araza akambwira ati wiriwe ute yego niriwe neza yego bya bindi byo kuza ngo he ngo ubu wasohotse ngo hari abinjiye aha ngo ubu oya nubwo ubu se ko mu gitondo namubwiye nti yego ndaza duhure yego mubwira ko nkuzi kera no kuri Magic FM ndagukurikirana yego uri umugabo azi izina ariko amazina yose ariko atarabona isura ariko yambwiye ngo ngusuhuze ngo kandi ibyo mbaza ngo nkubwize ukuri ngo simbeshye umunsi uhurize ndamusuhuza kandi wubahwe cyane ngo wururutse umutima w'umuntu ariko wazamweretse aha hantu azazi dutembere hano hantu turi kumukareba iyo kupure na Sama gufotore nuko hari uzambwira ngo ntabwo bikubeshye uzaze na Sama arabikwemera azagufotora amafoto ayo mafoto murakoze cyane mwanyemereye byinshi uziko uko nasabye akazi ukavuga ngo urakabonye jewe barakaguha hano umuntu ugafite yego akazi ufite ko gutanga ariko hari umuntu uri kutwumva muri kano kanya tanga nimero dusoze ku muntu ifuza kukuvugisha ku muntu ifuza no kugufasha abe yanagufasha mu buryo soza rero ku muntu wifuza kumvugisha ku muntu wifuza kumfasha kuko n'ubundi namaye mfashwa ntabwo akuzagira igihe wifashe ariko nzagera igihe nifashe batanga comment basesereza umuntu nakubwiye ko ntabikunda ibintu bisesereza umutima bambabarire abamfasha bamfashe kumenya imodoka nkabona perime umugabo witwa Papa Rutugu rwose karakantu kuba ntazi imodoka ngo nyitware vuga nimero ya telefone 0788 yego 01 ubwo iminani ni 3 ni nimero yoroshye cyane iyo nimero ifite amateka ngaho nta kidafite amateka iwa nta idafite amateka n'umwenda nambaye na amateka impeta na isaha na amateka nayiguze ngo njye nambara agasaha wa musore abone ko ndi umusirimu reka tugole tugere ku musozi ikiganiro
wakoze cyane, wakoze kumitamo kugira ngo tuganire. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Usuza umutware, ndamusuhuza, kandi mugire urugo rwiza. Murakoze. Tubeme kuzaza kwifotoza aha ngaha amafoto mukayabika. Yewe sibyo se? Na bosi wacu Sabita arababyumva. Sarakoze cyane. Murakoze cyane. Ubwo ubufasha nababwiye nubwo ngubwo. Urakoze.